ya mpano barabeshya ntago yigeze arwana n'umugore. Uti gute? Ntago Vava yigeze akubirwa nk'uko byagiye bivuga ngo yarakomerekejwe cyangwa ya mpano yaramukubise, nta n'ukuntu ari cyo ya mpano yazize, ahubwo mwumva ikintu cyabaye, abantu muri kwitiranya ibintu. Vava ntago begeze barwana, ahubwo itangazamakuru ryagiye Vava mu matwi riramushuka ngo bakore puranka, none bitewe n'ibintu bisanzwe biri muri industry bya puranka bagira ngo ni ukugira ngo ya mpano akore promotion z'ibihangano ari gushaka gukora, cyangwa se ni n'ibintu byabayeho bitewe n'ukuntu byagiye bikomezwa n'abantu bafite influence nini mwagiye mubona ba Burikani n'abandi bose. Ibyo ngibyo aba ari byo bihesha ikintu umurindi, ariko Vava yibagiza yuko ya mpano ari umwe mu bantu bari bamugize. Mbega ibyo yakoze ari nko gutema igiti yicayeho. Icyahise kiba Vava yaze guca inyuma n'ubundi, ibyo bimaze kuba kugira ngo nkwereke yuko Vava yashutswe atari azi ibyo arimo, ni nawe wagiye gusabira ya mpano imbabazi kugira ngo afungurwe. Aka kanya ya mpano ararekuwe ndetse ari mu rukundo na Vava. Mva ukuntu ya mpano yihangana nyuma y'ibyabaye, za videwo z'ubwambure n'ibingibi byose byabaye ngo barwanye n'ibiki byose, couple yabo ntigeze yishimirwa, nubwo Vava nawe yagize ukuntu agira gushyigikira. Vava ntago mbega yigeze yumva yuko n'ubundi abantu batabashyigikiye, ahubwo yabateye ingabo mu bitugu, akubitaho umufungo, afashe itangazamakuru. Mbega Vava ahantu byapfiriye, ari gushaka nawe kuba, ari gushaka hita ariko akayishaka mu buryo bubi, bicaye bakaganira. Ya mpano utekereza yuko ni umuntu munini yahiti uno mukobwa, ariko ntabwo yashatse kubinyuza muri ubwo buryo. Kandi n'ababibonye no kuri Pazo nuko byagenze. Pazo mu byabaye ubyinjiyemo neza ukareba, Pazo yashakaga hiti, ariko ayishaka mu buryo bubi cyane, ko ya mpano yari yamubwiye ati yereka ngo uw'ibiceri ugende, ariko mu magambo avuze ati namuciraga amarenga amubwira ati njye ntanagusapotinga mu bundi buryo ibintu bikunda. Ariko finali ya mpano finali Pazo arabyanga, ashyira hanze ibintu bya foro. Urumva ko rero ya mpano ni umuntu uri positifu cyane, nta kuntu biriya bintu byegeze biba. Kandi ikindi, n'abantu bavuze ko ari puranka birashoboka cyane, kuko abantu babonye ukuntu ya mpano yagiye yipfutse mu maso, ntabwo bamuguye bamutunguye. Bigaragare ko biriya bintu byari byateguwe uko biri kose. Ntabwo mbizi neza 100%, ariko amakuru ahari ni uko ya mpano yavuyemo. Abantu bari kuvuga ngo ya mpano ngo gute na gute, ngo urwo rukiko ntarwo negeze numva, nta n'urwabayeho.